murakomeye, amahoro y'Imana abane namwe, nongeye kubasuhuza nanone inshuti zacu, inshuti za Ayidarike TV. Uyu ni umwanya ni ukuri nongeye kwifuza ko twakongera kuganira kuri ibi bintu biri kubera muri iki gihugu, muri uyu murwa wa California. Ni ukuri ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje, ntabwo ari ibintu byo kwishimira. Numvise ko hari umugabo watanze ubuhamya yuko inzu zose bari begeranye zahiye, ariko iye ikarokoka kuko yasengaga Imana. Mu by'ukuri ibi bintu byigeze kubaho muri Egiputa, ubwo Imana yashakaga gukura Abayisiraheli muri Egiputa, irangije ikiza Abayisiraheli. Mu Bayisiraheli nta muntu n'umwe, nk'uko yari yarabibabwiye ngo nta n'umwe imbwa zizamukira, nta muntu n'umwe wigeze ahura n'ikibazo, ariko Abanyegiputa bose bahuye n'ikibazo. Inshuti z'Imana rero, iki ni ikintu gikomeye cyane, urabona ko ni igitangaza, byari byaharahanuwe n'ibyo pe, ariko nk'abantu b'Imana dukwiye gusengera uno murwa, dukwiye guca bugufi imbere y'Imana, twavuga tuti Imana ni ukuri unamura icumu, ni ukuri Mwami tubabarire pe, Mwami turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Uyu ni umwanya tugiye kuganira Mwami, ni ukuri kandi ni ukuri mu izina rya Yesu turi imbere yawe Yesu, turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha n'ibicumuro, ubabarire isi yacu, ubabarire uriya murwa. Ni ukuri hari ibihombo byinshi biri kubaho, kandi bizagera no ku bakiranutsi batuye isi, bizagera no ku bagukorera, bizagera no ku bakubashye. Turakwinginze Mwami kugira ngo ubababarire, kandi natwe twese utubabarire kuko ntitwera, nta n'uwera nkawe kuko ni wowe wera. Isi yacu Mwami uyishyireho uburinzi, kandi isi yose duciye bugufi. Waravuze ngo 5 nibahindukira imbere yawe, hamwe n'abakurikiye Ayidarike TV, twese duciye bugufi kugira ngo tugire neza. Utwumve, wumve gutaka kwacu, uyu murwa uwugirire neza Mwami, ni ukuri imbaraga zawe zigaragare muri uyu murwa. Urakoze kugira neza Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi bacu rero badukurikiye, ni ukuri nifuje ko tubiganiraho, nifuje ko tuganira kuri iki kintu gikomeye. Umva, nimba abantu batuye muri karitsiye umwe abantu bose bagatwikirwa inkongi, undi agasigara, ni ikintu kigaragaza ko ari uburakari bw'Imana buri muri uriya murwa. Niko ko wasuzuguye Imana, bayihaye zeru, bavuze ko bayihaye zeru. Imana rero nayo igira uburakari bwinshi, burya rimwe na rimwe Imana igirakara. Yego ni Imana yibuza kurakara, ni Imana yuzuye imbabazi nyinshi, ariko rimwe na rimwe Imana igirakara pe. Imana byarayibabaje kuko Imana ni number 1. Urumva bari barimo bavuga bati Imana ibonye zeru, Imana ntacyo yakoze mu buzima bwacu. Bari birengagije neza ko Imana yakoze mu buzima bwabo. Mu by'ukuri Imana yakoze ibintu byinshi mu buzima bwabo, no kuba bariho ni ukubera Imana, twese kuba turiho ni ukubera Imana. Nawe uyu murwa rero ukeneye Imana, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu, aya makuru ariko tugeraho urabona ibintu byinshi biri gusenyuka. Mu by'ukuri ni ikintu gikomeye, imbaraga z'Imana zagaragaye, kandi ni Imana irwana idakoresheje izindi ntwaro, yo ubwayo irihagije. Imana ntabwo izaza kurwana nawe izanye grenade, izanye amasasu. Imana yo ubwayo ifite uburyo yarwana kandi ikanesha. Murabizi yigeze kurwanirisha Gideyoni, iri kurwana intambara irwana n'Abamidiyani, murabizi yakoresheje imuri gusa, abantu barahunga. Iri kurwanya Goliyati, Dawidi akoresha ibuye, nta zindi ntwaro nyinshi Dawidi yakoresheje. Imana rero ifite uburyo bwinshi ishobora kurwana kandi bitayisabye kugisha inama. Imana ntingi igisha inama, Imana yirihagije, ifite imbaraga kandi ifite n'uburyo bwinshi. Iyo ubwayo yarwanisha n'urushishi rukarwana. Imana yacu ifite uburyo bwinshi ishobora kurwana ikanesha. Uyu murwa rero, impamvu navuze ngo nta kindi kintu tugomba gukora nk'abakristo uretse gusenga, ni ukubera ko mu munsi umwe hari igihe Imana yatumye umuhanuzi Yona ahantu bita Inineve, mu murwa munini. Baravuga bati ugende uwuburire kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, aho ngo Uwiteka amanuka na Iyopa abona inkuge i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi. Ntabwo hano hari umuhanuzi witwaga Yona, Imana yamwohereje kuburira Nineve.
uyu murwa nawo waraburiwe kandi bari barabwiwe ko hazabaho inkongi y'umuriro ikabaho nk'igihano. Ntabwo twakwishimira cyangwa se ngo turate ngo Imana yari yarabivuze ngo none birabaye, ahubwo iyo Imana ibivuze turabisengera iyo ari ibintu bibi bikavaho. Kuko Yona yanze kujyayo, ariko Imana kuko yashakaga ko Yona ajyayo, Yona yarahindukiye ajyayo, kuko Imana yateje inkubi y'umuyaga mu nyanja. Yona ajya mu nyanja, ajya mu rufi, amaramo iminsi 3 arasenga. Arangije iminsi 3 yose ishize, nibwo yagize gute, maze Yona asengera mu nda y'urufi, asengamo iminsi 3, abwira Imana, asaba Imana imbabazi, yemera gutumwa n'Imana, kuko Imana yashatse kugutuma ntaho wayicikira. Imana ni nyembaraga, ibyo ishatse gukora irabikora mu gihe cyayo. Yona rero avuyemo noneho yemera gutumwa, ajya i Nineve. Ariko ikigaragara cyo Yona we yashakaga ko ba bantu mu by'ukuri iby'Imana yari yavuze ngo ibahane, Yona ikigaragara cyo yashakaga ko Imana ibahana. Ariko Imana yuzuye kugira neza kwinshi, Imana ntabwo igeze ibahana, ahubwo yo umwami yarahindukiye we n'abagaragu be, arababwira ati buri muntu wese hano mu gihugu, ari n'amatungo, ari n'ababyeyi, ari n'abagore bonsa, ari n'abana, ari n'impinja, twese twiyirize ubusa iminsi 3 dusaba Imana imbabazi. Hanyuma niturangiza Imana turebe ko yatubabarira, ikatubabarira, igahindukira ahari wenda ikareka kuturimbura. Urumva abo bantu nubwo bari abanyabyaha, ariko bo bumvishe ijambo ry'umuhanuzi, umwami aryumva cyane, avuga ati Imana ariko burya yanaturimbura. Uyu mwami yaravuze ati burya ariko Imana yanaturimbura, ariko burya yabikora. Ubwenge bano bantu batakoze nyine bavuze ngo Imana ngo ufite 0, ngo Imana igize 0, nta n'umwe washimye Imana. Biratangaje kuba umuntu ariho, Imana yaramugiriye neza, yamuhaye amafaranga, Imana yamuhaye urubyaro, Imana yamuhaye kumenyekana, ariko akumva ko Imana ifite 0 mu buzima bwe. Urumva ni ubundi bwenge twavuga budaturuka ku Mana. Reka mvuge ko budaturuka ku Mana, ngira ukuntu mbusasira. Ariko ubundi ubwenge buturuka ku Mana ni ubwenge bwemera ko Imana iriho, ni ubwenge bwubaha Imana. Uyu mwami rero yagize ubwenge buturuka ku Mana, arangije asaba Imana imbabazi, we n'abagaragu be bose basaba Imana imbabazi, bemera guhindukira Imana n'inyebambe ibagirira imbabazi. Ibagirira imbabazi, Yona yararakaye cyane, avuga ati si byo navuze, niyo mpamvu nanze kujyayo, kuko nzi ko uri Imana y'imbabazi, kubera ko nzi ko uri Imana ibabarira. Buriya ari abahanuzi benshi cyangwa se abantu benshi bakunda icyubahiro, bakumva ko nimba Imana ibatumye ngo genda ubwire kanaka ko agiye gupfa, uwo muntu naramuka apfuye aribwo bwa buhanuzi bwawe buzaba bwemewe, cyangwa se ibintu bibi nibisohora aribwo uzaba wemewe. Ariko ubundi si byo. Ubundi wa muntu Imana igutumyeho byakagombye kuba byiza ari uko yihannye, agahindukira, noneho agakora ibishimwa n'Imana. Ariko abantu benshi baravuga ati nadapfa, nibitaba, inkongi nitaba, ntago nzaba nemewe. Umuhanuzi yemerwa ariko ubuhanuzi yahanuye bisohoye ntago ariko byakagombye kugenda, nta nubwo igihe cyose ariko Imana iba ibishaka. Imana ibwira abantu ibintu bibi bakora kugira ngo bahindukire, bihane, babe abantu bashyashya. Imana rero ishimwe, ni ukuri dusenge cyane, dusengera uno murwa ni ukuri wari ufite ubutunzi bwinshi, ubutunzi bwari bufitiye n'umumaro abakirisitu, ntago abapagana aribo bwari bufitiye umumaro gusa. Tujye tuvugisha ukuri, buriya isoko turema riremamo abapagane, riremamo abatinganyi, riremamo abarozi, riremamo abanyabyaha bose. Kandi amafaranga agirwa n'abapagana, akagirwa n'abakirisitu, akagirwa n'abantu bose b'ingeri zose. Niyo mpamvu rero kizagera ku mupagane kizabangamira n'umukirisitu, n'uwo mupagane ntago azanezerwa nuko imitungo ye yahiye iyo wa mukirisitu ari mizima. Rero dusenge cyane Imana ihagarike n'ukuri iki kintu gikomeye cy'icyorezo cy'umuriro. Imana yunamure, n'ukuri yunamure, yibuze kugira nabi, yongere igire impuhwe abantu bayo.
barakosheje, baracumuye ndetse batesheje Imana agaciro bigaragara byo pe. Ariko Imana ni Imana y'imbabazi, yakongera ikabababarira, yakongera ikabagirira neza. Imana turayizeye ko yakongera ikagirira impuhwe aba bana b'Imana. Aba bana b'Imana erega ni abana b'Imana kandi buriya babonye imbaraga zayo. Ntekereza neza ntashidikanya ko imbaraga no kugira neza kw'Imana babibonye. Imana ubundi yari yaravuze ko itazongera kurimbuza umuriro n'amazi. Imana yari yarahagaritse ibintu byo kurimbura, ariko Imana ikora ibyo ishaka n'igihe ishakiye. Hari igihe ibona byarengereye hari igihe ibona byarengereye. Hari n'ahandi hantu igeze kubikora. Umunsi umwe Herode ngo yicaye ngo aragaba yiyumvamo ko arenze. Arangije noneho ngo abantu baramusingiza ngo baravuga ngo noneho si ijwi ry'umuntu ni iry'Imana. Ako kantu karagiye gatusha Imana, gakora ku mutima w'Imana. Imana ihita irakara cyane, irangije ngo hita ikumbanya Herode vuba vuba. Yohereje marayika isigira marayika vuba vuba impuruza, amubwira iti genda nonaha ukumbanye uriya mugabo nonaha mbona aguye. Abayoye ngo bajya gushyingura bayoye inyo gusa, ntabwo bigeze bayora umuntu, nta gufa, nta nyama, nta musatsi, nta kintu bayoye. Bo bayoye umuntu waboze warangije kubora. Izo mbaraga rero zahananuye Herode gutyo ziracyariho. Imana ni Imana, murabizi ko Imana ni Imana yahozeho, ni Imana iriho, kandi ni Imana izahoraho. Niyo mpamvu rero Imana yacu tugomba kuyubaha. Imana yacu ni nyakubahwa. Imana yacu tugomba kuyicira bugufi. Yaravuze ngo amavi yose azampfukamira. Uko byagenda kose amavi yose, amahanga yose, aboroheje n'abakomeye bose bazampfukamira. Imana yacu rero niyo gupfukamirwa, niyo gupfukamirwa rwose, niyo gusingizwa ibihe byose. Dukomeze rero dusenge Imana cyane kandi tuyisabe ni ukuri ikomeze igirire neza abantu bayo, ikomeze izane kugira neza kwayo mu isi. Ni ukuri imbabazi z'Imana zigaruke ku isi, imbabazi z'Imana zongere zize tuzibone rwose, kuko Imana yacu ni inyampuhwe kandi Imana yacu ni urukundo. Imana yacu ntago ihora irakaye igihe cyose. Imana ijya igeraho ikagira neza. Imana ijya igeraho ikagirira imbabazi abantu bayo. Mu bumana bwayo huzuyemo imbabazi nyinshi, huzuyemo urukundo. Twongere dusabe Imana, abantu twese dutuye isi, abumva Idarike TV, abantu dusengana, abantu tubana, abantu dukorana, twese ni ukuri dusaba Imana imbabazi kandi dusabire uriya murwa imbabazi. Ndetse namwe rwose muce bugufi imbere y'Imana, kandi Imana yacu iratubabarira, irongera itwumve, irongera yumve amasengesho yacu. Bo birashoboka ko batakumva ko bakosheje, birashoboka ko bo batakumva uburemere bw'ikosa bakoze, kubera ko Satani rimwe na rimwe ajya anangira abantu imitima, akababwira ati we wikwihana, kubera ko Satani igihe cyose aba ashaka ko abantu barimbuka. Ariko twebwe ubwacu twasengera uriya murwa, tugaca bugufi imbere y'Imana. Ni ukuri Imana hari ikintu yakora, hari imbaraga z'Imana zigikora, hari uburinzi bw'Imana bukiriho. Imana iracyari ya Mana ikora, Imana iracyari ya Mana, uko yahoze n'ubu niko ikimeze. Kandi Imana yakoraga kera n'ubu niko igikora. Imana yagiraga imbabazi kera n'ubu ngubu iracyagira imbabazi. Imana yakundaga abantu bayo n'ubu ngubu iracyabakunda. Yego, ntago Imana yigeze ihinduka. Imana ihora ari umubyeyi. Imana ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu kandi ni urukundo. Urukundo rw'Imana rusumba ibintu byose. Rero dufatanye bene data, ndabashimiye mu izina rye.